number you dialed is not available. Please try again later. Ni numero kopozi gistatariomo avia stariomo namba telefone kuyichikeze naika sinzanje umuceri twageze tumwivuga butumwa dusanga bazanye umuceri mwinshi ifu bagurake none mbangeze mbwira abantu yemwe ndamwango umuceri uratumara ugurisha umuceri turakugura ifu kuko nakomona ibintu uzafaranganya none twagira icyo twabona umuceri mwinshi mu ijoro aho nakumanywa hakaza umutsima muto. Africa, it is for Africans. Let me tell you, if we don't take care about our continent, these colonies will come back as investors to exploit this continent. I'm telling you the truth. Bandugu wapenzi, ça faisait longtemps bila kuona Masino. Parler des moments, je suis surpris plutôt munisikize kwa ile nani conjugaison yangu. Il a été. Asa maisha sababu français jure anglais sana. Munionee nani hii sino kweli. Mungu wa mbinguni. Sema Yesu asante. Yesu asante. Nini lilanguka pale? Makuta leta zo hapa zile. Leta zingine ziko mfuko wako juu bisirudi. Fambi ombeo. Ukiziachia yako makuta vinakuangalia. Zote na hizi hapa hakuna hata transport tena na mguu. Enda kwa mguu, enda kwa amani haitarudia tena. Cheza na ile probleme wewe. Ingelikuwa mwingine yaoni bebe na hii telefoni. Enda kwa amani. Sema Yesu asante. Yesu asante. Dore ukuntu ibintu bimeze mufunge. Ubwo atari mu kumenya ingwara agwaye akagenda tagwaye n'amahimba kuko bashaka gukuraho amafaranga ngo bashire babakobwa. Uya afite agwa fiance da ngo afite abafiance batatu mwakagira babiri nimara bakubesha kuba muswatisha nawakubite none se aganiko kari kubesha ndirigwana nako ndagukubite urasubira ndakumena yo menye funga bana zinoza ninde mwabonye baje guhamba amaherena bakayagumishamo kubera ikibazo bayakuramo kandi wale yaguze kandi ari agaciro ubonye isharo ifaranga uri mukunanirwa gufasha abana b'imfubyi ngo kurarimbisha umusatsi ukazugira amabara nkaya nyamujongo ubonye isharo bahwereye ko barareba ko ibimasa byatiye bakwitande Nitwa papi nkakabwana. papi bivuga iki ikibwana basha nivyo usanke ikibwana kabisa ni kankoto yempa ya kabisa rimba twumve Tasante kuri nitoa. wese sha kwa uremba ngo umuntu uri mukiri yakora ariyo kuri gitavi zijya zose ijya album zose niwe wazikoze ni muno muri kankoto y'impaya oya ero nanagiye muri burure impaya baranda buriza ndavuga ngo ngomba kuza hano gutwika rimba ndashaka kumva yuko ufite iyo mbana abana bijya byo mu kiraro ja ruguru zorimba uri mu kiraro ririmba nyamukunzi wanje mwiza ndagukunda cyane inzakunda kuguherekeza niyo tugiye kuvoma kagutwara ikuru tujuzuye amazi amugabo tunjaribe nimba aruko bimeze mbifaranga zanje subire kwakira abantu nkaya bavuye mu kiraro kanshanga umutima wanjye ugatera nkikanga kuri njye urusha agaciro ifaranga ni wowe gusa nabikiye ryabanga erega ndagukunda ntacyo uzabura
nzijya ngesera iteka ntuzashavura sinza gutererana nyizera bebe yambi 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 sheri yambi shushu usigaye unyubakwa muri iyi minsi nubwo naracecetse ariko hari ikintu cecekanye muri je uzobyuka ko cyangwa uzukiuka kuriya kushoto mugani w'umuririmbyi ngo kuriya kushoto nzombera isengeri nambare nakora asiga ngo kubite iyi nda ni y'amahoro wowe ngo urakuriwe kwigwa umwa reka basi ngo amahoro nzayivamo inzu yawe kango ushitse cyangwa ugende tagushitse nzoyisohoka ushitse se uzopfa nka Eliya ko na Eliya atanapfuye ko ntarageze imyaka Yesu yagejeje kandi nawe akaba atarashatse inde Yesu yigeze ashaka kuri 33 Yesu atafite umugeni ubizi gute Yesu y'umuryango nanje mu ijoro ahari utuvuga gute se duharuriye iminsi maze mu mutsima ndiye hari ubwo bigera 50 kilo 50 kilo ntanisoni twari ufite imyaka 12 tufite 25 wewe uricaye gusa ucatinga tunacatinga n'abavuga ngo tubimenye basi nguri mu rugendo rwo gushaka kwiri gucatinga n'abaje mu bagenzi bawe cyangwa umaze kuba intuzi iki ibira bintu basiga bashakana mu guhunga mwami Yesu ukome cyangwa nawe usigaye by'ibihuru ndayibura se ndinka ngo ndarisha iyo baga wasora ninka ngo bigire n'inzira tukanagushinja tukakujya ntasuka reba keje ubundi nafashe telefone yawe ndebe nimba warakuze nk'abandi bana telefone aje asanze mwike game gusa nizo ushira mu muntu umugabo we twacumbikiye kera bwezaho kuza utukana umutwe wabamo ikinogo watangiye gutukana kera sha umugore wantakijijwe karambeshera namutse he sinkishijwe sinza ninjira buri cyumwe nari muzukije ngo aze tuganire nyine muhe nyine ukuntu reba imyaka afite tarashitse se we washatse ufite ingahe inde si 12 none se 8 ndengejeho ni myinshi 8 tuwo bamugapfamo kuravuga gutuko je asigante iseseme ese hari umuntu uzuhatira undi gushaka uko utangiye gute wese nagushatse utangiye nabi sawa komeza uvuge uki imbere ya bofu wawe ntitugera mu cyumba uramenya undi kero bayiwembe aranshinja uramu ni Yezebeli mushiki wagira ngo n'umuntu baderira nanje nashatse nabi twahuye ahantu muri dofte anzanira imineke nama mbona numpanga ngo mugeze mu nzu nama nsanga ni sumu ipepu uku ninjoro ndarara njwigira
ndasenga ibibazo ntibyatuma ndega isenye na muzika ndi gukora kugafataniza gukora video na audio ugakinwa wishyuye uwo kwago famarira cyane njyewe. Hey, y'all, come look at this. Happy birthday Kagui. Happy birthday Kagui. Happy birthday dear Kagui. Happy birthday to you. How old are you now? How old are you now? Happy birthday dear Kagui. Niko jewe reka nibariza abagabo ngiye none nayo ibintu ndanabihaza sibyo gutera inda usibye kurongora mu masegonda yanyu ukitsa imitima no karongora nako imirongoranire ku rwego rwo hejuru hasi hejuru jugu position hasi henuka ku ruhande gutambi kizaguhagarara ubu none ari n'izindi ngo watera kukishaza ugikona ugatera muri kitchen indaya. Halo barakundangiye gufite umurwayi uri kwa muganga umurwayi ameze ate umurwayi ari koroherwa olala ubwo ndahombye ariko ntacyo nibica muraza kumbwira ibiki bicamo nyine napfa uze kunda burangiye ncuruza serikali za okaziyo kuri make mfite na umuntu akangiye kogosha imirambo gaca make cyane umurambo umwe kawogoshera 2 kandi abandi baca 5 ikirenze ko karana gucunga nyamure icyo kiraka rwose nikiducike pe gahambirwa nyana y'imbwa wamusegaho. Fungwa ry'abaraperi urivugaho iki pifla? Sha nta kintu kimwe narivuga none se abantu bose ntibafungwa. Nuse abantu bose bari mu magereza na baraperi. None se wazumbaza iki? Next question. Can't accept that. Hari umukobwa uganira n'umuhungu ibintu by'urukundo yangiza akabona umuhungu atangiye kwiriza umukobwa agatangira kwibwira mu mutima ngo shango dore mbonye agahungu shango ngo k'emotioneri ngo gafite n'umutima woroshye ngo disikarizwa n'utuntu tworoshye ngo gafite umutima mwiza umva wanjye akintu umuhungu atakora ngo akurongore. Ngenzi ni muntu ki? Icyo kibazo uzagenda n'ikibazo bene wanyu wenda nibo bagisubiza neza. Ngenzi ni muntu ki? Ndi umuntu nk'abandi, ndi umuntu nkawe. Wowe se bakubaza ngo uri muntu ki bamusubiza iki? Ese kubirakari inzara yarandiye shaka isengesho ntarasenga sanga yose narayasenga ngira Imana ngo Mana uranyimira iki biryo kutarya uranziza iranyihorera. Umuntu wari wankoreye city police nyine ajya kuyinyigisha nyine Nyamirambo. Ngo bakoreye city police ariko barazi ko ari wowe koko. Aya mabiko yafashe nyatumina mu mazi n'abamagiye ngo bapuye ni abazi bange bose bari banyikoreye ndabateruye bataye hehe Eliane niyo nagira Pasiteri Gabriel n'umugore we bose batanyemera. Abavandimwe duturanye ko bazashaka ngo mbatize ifizi nzayishyira hehe muri deshu aho deshu ni iki ubwo deshu ubwo nta gafarasa mbe ngushyizemo ngo ubwo njya nigirira icyanjye gifarasa gihuye n'amashuri yanjye. Deshu rero nukuba ureba gutya aha ni wahorerera imfizi aho ngo washyira hari tabana bagaye farasa tabana batatu burya umukuru afite imyaka ingahe? Afite imyaka 5. Umukuru umutoya afite 3. uri hagati n'amezi Mogi rwarabuze nta kanyanga nta rumogi sibyo. Sometimes I cry. Banja nasima Paul Kagame no muzire
akatwoherereza imishinga yo kutuhingira icyayi ibi byone iyo tutagira umutekano kari tutabine kuko Rwanda iyo ruba rutatekene bakaba takesha kutuhingira icyayi konka abwo mutekano zatuma twagira umutekano guri ni gicumbiyesha kutuhingira icyayi ubwo tokusimo mukuru w'igihugu noha Kwizira ry'Imana isurange bashaka kuyijana mu kuzimu kirebe kiri neza turebe mbaye nkinkimu ubaye nkinkimu meze nabi none se birabinywa ndabifite uretse n'umuntu urakijijwe umuntu udahinduka n'umwe gusa ni umupfu wenyine umuntu uvuga ngo ngiye ngo nuko nteye uteye nabi kuba uteye gutyo uteye nabi ntabwo bivuga ko kuba uteye ukuntu ngewe ngomba kumenyera kubaho mbabaye kubera ko uteye nabi ahubwo wagahindutse ugatera neza cyane mugenzi wakubwira ati ibintu birambangamiye kuki se utakwitoza niyo mpamvu navuze ngo urugo rwubakwa n'ubwenge rugakomezwa no kujijuka ariko imbere muri rwo rugakomezwa no kumenya rero n'ubwenge kumenya no bamuhora ikinadafu urukiko nirutamurekura rukategeka yuko ajya gufungirwa amageragere ndiye nzamuye ibiganza byanjye nk'umuhanuzi w'Imana nagiye kanyarira mu mazi kizabona Imana yavuganye nanjye kigiye kugura bamuhora ikibazo cyitwa ngo arakurikiranwe ngo arafunzwe wapi cyakoza gufusubikirwaho arasubikirwa ariko waravuze ngo uragenda ufatanye na Sarongo ntabwo ari Sarongo come look at this muramubona ibyo akoze rero ntibibaho namarorerwa Afite ubushobozi wakura abanyamurenge asigaye muri Kongo ukabazana yabivuze wabivuze ari rwa rurimi navuga hakurya asigaye bavuga ngo rwanyereye cyangwa niko byari bimeze ntabwo rwanyereye oya njyewe navuze ibintu byose nateguye kuvuga ubu bihagazeho bihagazeho cyane ko wakura abanyamurenge nabahakura ya kubera iki ibingu byacu bimwe ndi mukubibona ngaseka umwe natatara ngo niterambere no kikama gifukama gutya kimasha ngo ni alliance bamuza bavuga bikanduka mu gifotoza ifoto kubera muri mu gufukama basha none mu gufukamira agakobwa karagase kama kera gutya ukwamvuga mamiro kwa tuzamure tamwiye confidence abanyamukunzi mwiza yankunze naramumenya nanyonyi mara kumumenya nasanze ari inshuti nziza ishuri itabura kuboneka mu byago no mu makuba waba uri mu mahoro ntabwo mukaba muri kumwe uyu mubona ni murumuna wanjye tuba twaje kugira ngo twirebe kandi mudukunde murabona dukeye se mutere komenti komera murumuna wanjye witwa nde Dusabimana Daniel none se waba uzi uwo muri gukorana kuri runo rubuga rwa TikTok yitwa nde Serikeye Jean Baptiste yize
urabona yuko nari nagiye kwa muganga wari urwaye none sinakuba ningiye kwa muganga kuko nguma ndibwa nagiye rero bace barampima bace basanga mfise inda muganga utingwa iki urabona yuko nari nagiye kwa muganga none bampimye bace basanga mfise inda ikirori rankorokeya ko mwana bye ntibabyumve aho nashatse kubwira umugambi mama n'ukuri kw'Imana icyo reka ndabigira ngaho ongera turi imbere kakora gato k'indirimbo yawe Naomba na guhorera andi naomba amarera andi Olha da guan. Não vou lá, mano. Deixa eu ver, até para falar agora mais. Dia quoi? Dia midi, batar lah. Ya, laptop. Bagus. ariko turaberewe hano cyane haleluya mukiza uri Imana wabanye n'iswari ku rugamba Mana nizo n'imbaraga zawe mukiza uri Imana akana urizirintare haleluya amen senze kuntindira iminsi yutemwe kandi sinyizi yose n'ibitero simbiza gusa nafuye kuri yinimba gusa kuko kubera kuko injemo iyo si y'umwuka ni muri gahunda gusa. Huyo mzee ni sisi na yeye. Huyo mzee amesumbua Kenya for the last 60 years wakiwa na baba yake. Wakati ya kumalizana na hiyo mtu ni wakati huu, na ataenda akiendanga. Uyu mubana ni murumuna wanjye tuba twaje kugira ngo twirebe kandi mudukunde. Murabona dukeye se mutere komenti komera. Murumuna wanjye witwa nde? Cyirabiranya. None se wabuze uwo muri gukorana kuri runo rubuga rwa TikTok? Yitwa nde? Jean Baptiste. Narebye muri byose urumva narebye muri byose nsanga ntaguhaye ijambo ry'Imana ajya yumva se abari gushwaraganya uyu mugore yaguhiye envelope. This was magic. Ntaho bitandukanye no kuvanga amahurunguru y'imfizi y'ingone n'amakashi y'intuntu n'amashereka y'umugore wapfushije ibintu nk'ibyo byose. Nta cyongereza kibaho cyane. Nta cyongereza cy'amagambo bihangana nabigenza ariko buriya kiba kiriho nuko ntakizi nacyo. Yes.
Na labda kwako utueleze, kuna watu ambao walikuwa na hisia tofauti, maoni yako ni yapi? Mimi kulingana na mimi sina maoni. Sina maoni kabisa. Ngo sinzokuvunisha no kuvuga ngo ikintu cyose niba ngombwa n'umwana nzomuheka. Oya. Nzoza amasahani ku bwawe, nzocumba ku bwawe. Ikibazo gihari ni ukubera iki umukobwa mwiza, umwana mwiza w'umwari wa hano muri Afurika atagishakwa hano, akamategaho gusa ngo ateze ngo ku muntu wo hanze. Yeme ese uko abahungu bo hanze mwabakobwa abo bahungu bo hanze baturuta ni bande ninde mushoro uri hanze uturuta ariko nanonda numva n'umutima mvuye ngo urankunda nyene. Asha ubaye wa mbere kwisi kweri. Reka nataho guha inyishu mwijoro mbyutse. Ndaguhinyisha kweri, ndaguhinyisha. Ngo wa mutipe Goliath. Wiciye. Muchibaya chae. Ngohe. Muchibaya. Turaba mama banyo Jerusalem. Tuguhaye ikaze. Ubu liste twari dufite nimba ari 50. Ubu nyine nawe waye uba 61. Ibi ni ibintu bitanu umugabo ufite ubwenge agomba gutinya. Ibintu bitanu umugabo agomba gutinya: icya mbere ni Imana, icya kabiri ni inzara, icya gatatu ni leta n'amategeko, icya kane ni umugore watunze amafaranga, icya gatanu kandi agomba gutinya kandi ukanahabukura umugabo ni umukobwa amaze kumenya ko afite ikibuno kinini. Umuntu ushaka umukozi wo mu rugo wizewe kandi uzakaza arambwira. Ikindi umuntu ushaka kuzamura YouTube y'ibintu by'amaviews n'amasubscribe n'amawatching time arambwira 0786511446 tuhita tubikorana. Iri ni itangazo rireba abantu bakunda kureba filime. Mambo vipi bimeze bite nyuma Umuhungu w'Abanyarwanda Rokikimwoma afatanyije n'ibindi byamamare bakomeje uruganda rwo kunyuguza amaso y'Abanyarwanda bayakuramo ibiroha by'amafilime barebye adasobanutse. Ubu kuri website eastfleet.tv bahise basohoraho filime yitwa Umujinya w'umusirikare. Icyo inote y'ibihumbi 5 ugenda urebe iyo filime. Kutayireba ni ukunyagwa zigahera. Ese ubundi tuzabwirwa n'iki niba mudufana kandi nta kintu cyacu musapotinga? Yahuzo wewe ugize ngwi hayemite ukavuna umutima w'umuhungu ubyongeye kwimbona imvune bitugu buryo muje. Iri tangazo rero abagore bamara kubona amafaranga bagatangira kubona abagabo nkaho nta kintu bamaze. Nanogo turakibazaho ubu bunyamusozi mwabukuye. Umugabo umaze gutunga amafaranga yigwizaho abagore, ariko umugore umaze gutunga amafaranga yikuraho abagabo. Ndagira ngo umenyeshe ko ubuzima uzabaho bwose uzakenera umugabo, uzakenera kubyara, ubona nubwo wakwiteza intanga uzakenera intanga y'umugabo. Ngaho uzakiramo y'ingurube turebe. Sakuma people ni wa muhungu wanyu buri nguna nikira buri nguna ushaka kwamamaza kuri 078325 pawo. Ibi ni ibimenyetso bigaragaza umukobwa utakiyisugiye igice cya kabiri. Nanone nubwo n'ibimenyetso ngiye kukubwira uzamenye ko umukobwa bibarizwaho yatandukanye n'ubusugi. Icya mbere kuba afite tentire, icya kabiri kuba anyereza imisatsi neza ikamera nk'imbeba yaguye mu mazi, icya gatatu utumoto twa hato na hato kandi utazi gahunda agiyemo, icya kane nubona ziranye n'abamanager b'utubari barenze 3 cyangwa 4 uzahita uvuga ati me ubusugi nawe barangana. Umuntu ushaka umukozi wo mu rugo wizewe kandi uzakaza arambwira. Ikindi umuntu ushaka kuzamura YouTube y'ibintu by'amaviews n'amasubscribe n'amawatching time arambwira 0786511446 tuhita tubikorana.
iri tangazo nanone rero abakobwa igihe cyageze ngo abakobwa n'abategarugori bitabira ibintu byo gutwara amamodoka no kubyiga cyangwa bazavuga niba baradwariye twe nk'abagabo tukajya twitwarira amamodoka bo bakitwarira amada. itangazo rigenewe abanyarwanda mwese mukurikiranye igikombe cy'isi. Banyarwandakazi turagira ngo tubamenyeshe ko ikipe yanyu ari Amavubi iya ba Rwatubyaye na ba Haruna Niyonzima. Ibyo muri kwigira byose bari kubareba. Turagira ngo tubamenyeshe ko ibyishimo muri guhabwa na Messi na Cristiano hamwe na Neymar mwabipakira mu kigega cyanyu mukabiheza, kuko aba bahungu bacu b'Amavubi ubwo bazaba bakandagiye mu kibuga bazabibanyaga mu kanya nk'ako guhumbya. abasore bo muri imihanda bamaze gusara bitewe n'ubutumwa bakiraga bugira buti Sheri wanyweje ovemiri zo gukoresha imisatsi. abasore baturutse imihanda bariyegeranya bafata umwanzuro ugira uti niba uri umukobwa ukaba uzi gukora akazi kaguhemba umushahara uri hejuru y'ibihumbi 200, aho ngaho wemerewe gusaba amafaranga yo gukoresha imisatsi, nanditse umuhungu akagupfa agasona akaba yanakurengerezaho n'icumi ryo gukora inzara. Ku bakobwa bo bahembwa umushahara uri munsi y'ibihumbi 100, umukunzi wabo ashatse yajya bapfa agasona akabakubita ibihumbi 2 byo kugura porodowi. Abadafite akazi bo ubwo bwiza butabahesheje akazi bajye bicara bazi ko butabahesha amafaranga yacu. Imyanzuro yafashwe haruguru ni y'abasore bataranywa ku ifege. Ubundi umusore wanyweye ku ifege waba nakubwira ko umukobwa utaragwa ku gaturu ubundi ntiyakaba yakwaka n'igiceri cy'icumi. ahubwo ubu tuvugana ubu hagaze mu mudugudu wa Muzutu. uyu ni mudugudu wa Muzutu. agiye kudutemberera twereka ibyiza biri hano mu Muzutu. Ya hano mu Muzutu twiteje imbere tutagiye kure. Iyi ni modoka nigeje. Shatse naza gutembereza umudugudu ntwaye ntarebe nagwana kare. Ndatwarwa. Byina turebe. Njyewe kubita rero badanze kubyina. Waje gukora iki? Ninduze wanzanye ganda nari hariye. Waje gukora iki? Ubwirana zabuze, ubwirana ziririye ganda ziri zonyine n'agatama kakwa. Aujourd'hui aussi c'est un autre jour. Nikosha hajya ngo ni igihungu cy'ibikote. Ndi igihungu cy'ibikote. Wongera unyange. Wongera unyange. Abusa munguru kunshaka iki kono. Wari ukuja kunsabya mwabara abahungu ngo ndi igihungu cy'ibikote. Yego. Igihungu cy'ibikote. Ndi igihungu cy'ibikote. Ingo. Ngo ndi imbwa ngo ndakabwa. Ndakabwa. Cyawari ukubona nje harami. Cyazo uteye nabi. Ariko we cyama nkazakubona nko muri dushe wambaye ubusa nkahita nkufotora n'uwo mubodi wawe. Cyagwa humura rero ngiye umubuno wawe ndawufite umanitse no mu kirere ahubwo. Ndava nku postinga WhatsApp stati kujya kuri Instagram, TikTok hose uriyo. None nzareba uzancikira. Ko kimeze gusa. Nitabye judge. Kwitaba Imana amabere ya. Yuyu nguyu wabonaga nakureba. Vuga ibyo vugishwa vapo ufitiye Imana. Yo gusetsa abantu bagaseka. Abo ngo nagara wamuzanye. Mukura he? Ngaho seka turebe.
Mbasetse. Go, 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 shawty. It's your birthday. Awe ni bugari. Iki kiganiro mana ukide bone stante bone guy. Iki kiganiro ukiyoborere kubera kushobora byose. Hayiwe na feza na zahabu na kintu na kimwe twabona. Ariko imitima imenetse imbere y'amaso yawe. Turakwinginze mana. Jeni Kinyarwanda niki? The bone stante bone guy. Turatuje imbere yawe. 1, 2, go! No. 1, 2, go! 1, 2, 3, go! Eregura narimenye. Ka uri kwihiga wa mugabo. Ndi kwihiga. Uri kwihiga. Ufite ibintu biri kukugendamo. Ariko nsa wajura nk'inzoga ubuye. Ariko uri kuzibisha ndi hano ngo nzibe. Ngo nzibe. Ariko mureke turebe. Buretse ngo nzibe. Isoni. Ayimbwa. Ngo nzibe. Ngo urafite turavuga ngo nzibe. No, nanjye bimbwire. Noneho. Nawe se. Bana ba mama ndumva amagambo yanyu nkumva nanjye nshaka kurira. Kandi nibeshye ngo mfite aho nkora. Uradekena kumvyimba nyine. Cyakora kuza Kigali ni nko guhungira ubwayi mu kigunda. Magorwa rero, ntiriwe mvuga menshi. Uje kugwiza umubare w'ibisambo. Kwiki? Uje kwicana no guca amashu. Icumbi ryawe rero mu mateme. Humura rero sinshaka kuba igisambo. Mfite amaboko sinabura akazi. Naho we madamazera, uje uri inyama y'ibisiga. Oya wishaka kuntuka. Ni wisiga kazumba turuka rushabera izo bidahanda. Ufite ipantaro ikwegereye. Kandi ugendera ku bugenge. Uzababaye ikigenge. Uri ikirumbu usebye abari b'i Rwanda. Uri indaye ndara mazenga. Ibyo mbigukuriyeho ntabwo nzabindaye. How fast do we hear of this? This man! Wait a minute. Aujourd'hui aussi, c'est un autre. Hey, le monde part en couille. Oh my god. Ako nawe naririmbe na ibyino uri kuririmba kugira ngo tubona ko ibintu byose byahuriye mawe twagiye dore imbogo dore imvubu dore impara dore imbogo dore imvubu dore impara Ibyo. Aujourd'hui aussi, c'est un autre. Hey, le monde part en couille. Aujourd'hui aussi. Atravessava a mensagem. Atravessava
saca ariko nsa waje uramwe inzoga usibuye ariko uri kuzibisha nde hano ngo nzibe ngo nzibe ariko mureke turebe buretse ngo nzibe isoni ayimbwa ngo nzibe ngo urafite turavuga ngo nzibe noneho nanjye bimbwira noneho nawe bana ba mama ndumva amagambo yanyu nkumva nanjye nshaka kurira kandi nibeshye ngo mfite aho nkora uradekana kumvyimba nyine cyakora kuza Kigali ni nko guhungira ubwayi mu kigunda magorwa rero ntiriwe mvuga menshi uje kugwiza umubare w'ibisambo kwiki uje kwicana no guca amashu icumbi ryawe riri mu mateme humura rero sinshaka kuba igisambo mfite amaboko sinabura akazi naho we madamazera uje uri inyama y'ibisiga oya wishaka kuntuka niwisiga kazumba turukarusha bera izo bidahanda ufite ipantaro ikwegereye kandi ugendera ku bugenge uzaba baye kigenge uri ikirumbu usebye abari b'i Rwanda uri indaye ndara mazenga ibyo mbigukuriyeho ntabwo nzaba indaye How fast do we have this? Hey, y'all, come look at this. Muramubona ibyo akoze rero ntibibaho nta marorerwa. Ufite ubushobozi wakura abanyamurenge asiga muri Kongo ukabazana yabivuze okay wabivuze ari rwa rurimi navuga hakurya asigaye bavuga ngo rwanyereye cyangwa niko byari bimeze ntago rwanyereye oya njyewe navuze ibintu byose nateguye kuvuga okay bihagazeho cyane ko wakura abanyamurenge nabahakura yeah why kubera iki ibingu byacu bimwe ndi mukubibona ngaseka umwana natatana ngo niterambere no kikama gifukama gutya kikama ngo ni ngo alliance kamuza bavuga bikanduka mu gifotoza ifoto kubera muri mu gufuka babasha muri mu gufuka miri agakobwa karagaze kakama kera gutya ukamuvuga mangire ka Muzamure kamwiye confident Abanyamukunzi mwiza yankunze naramumenya nanyonyi mara kumumenya nasanze ari inshuti nziza ishuri itabura kuboneka mu byago no mu makuba twabure mu mahoro ntabwo mukaba muri kumwe uyu mubona ni murumuna wanjye tuba twaje kugira ngo twirebe kandi mudukunde murabona dukeye se mutere komenti komera murumuna wanjye witwa nde Sayimana Daniel none se wabuze uwo muri gukorana kuri no rubuga rwa TikTok yitwa nde Serike Jean Baptiste yiza
urabona yuko nari nagiye kwa muganga wari urwaye none ese nakuba ningiye kwa muganga kuko nkuma ndibwa nagiye rero bace barampima bace basanga mfise inda muganga ariko utengweke urabona yuko nari nagiye kwa muganga none bampimye bace basanga mfise inda yo ijuru rirankorokoye ko mwana bwe ntibabyumve ahubwo nashatse kubwira n'akamugambi nkabona ukuri kw'Imana icyo reka ndabigira gute ngaho ongera turi imbere kakora se gatoka indirimbo yawe Naomba na guhorera ande naomba amarera ande ise niba wumva gukomanga kuri ari gake arumva nubona ashaka uzayamugurisha n'ubundi ntacyo kumarira ashaka iki hano nshaka ubufasha nabufasha bura yarinde se ni umugabo utabana ngo ushaka ko bamufasha arihe ndamwirukanye igitsutsi kwirukanye ubukire ntabwo apatura rurangaho ibyo avuze wabyumvise ibiki ntabwo tubwiye ngo umuntu ubabaye tugomba kumufasha kugira ngo Imana dukubire kabiri genda winjize mu wasi uko se usanze ari umva turakubwiye ngo genda umubwire ngo yinjire hari ikindi mwiriwe neza mwabantu wiriwe mugabo turabona ubabaye ni iki kikugenza ako se hari ubwo babwiye ko ababaye ceceka ngo uri umwana ntabwo uzi ukuntu bafite abamugaye urabona atabana n'ubumuga bwo kutabona ata mugabo uri umwana twebwe icyo ukeneye cyose watubwira bana ko nkeneye byinshi hari ikibazo se mbere na mbere ukeneye ibiryo ndabeshya ndashonje rwose mu buryo utakora kezi muzaniye yari ndabizi tumutumye ntiyazapfa agaruka hari ibiryo basabye ntabwo wumvishe ko ashonje se ese bivuze ko umuha ibiryo cyekeye kuracyari umwana ntabwo uzi ukuntu bafata aba bana n'ubumuga mugabo nta kindi ushaka se yewe ugira ngo n'ibyo kwambara n'ibyansaziyeho Oh my God. Kamaso inkweto za papa ugiye kuzikoresha iki uzi umuntu ubabaye wiki kandi ari iza papa bose numvise ukuntu apotre yavuze papa aje agasanga hari izindi nkize ebyiri ukeka ko atanshimye wereka uracyari muto ntabwo uzi uko bafata abana n'ubumuga mugabo dore inkweto zawe ngizi mwabana ndabashimiye byimaze mwungiriye neza dore ngiyi imyenda mishya nawe ujye wambara urimbe nk'abandi sinzi uko nabitura hoya nta kibazo tubereho gufasha abandi bantu ahubwo se nta kindi kintu ukeneye wa mwana we ibintu umuntu aba akeneye mu buzima buriya ni byinshi
ubuse koko bubwire ko ntafite ahantu nirambika ndarakwise. none urashaka papa ari uzaza urara kuri sima. Ntabwo ngusha ibyo apotre yavuze igukubira ako kandi uri umwana ntabwo wamenye ko bafata abana n'ubumuga. Muze gwero uyu munsi matara dore ngiye. Murakoze rwose ariko gize imana ngabona na telefone. Sikti wa Kimisagara imamu nubwo tutaramuvugisha nawe ashobora kuza kuhagira ariko buriya ntuzakora ikosa ngo ubonane n'umudamu. Ubwo tuvuye ku musigiti noneho twakwiga ku ruhande uga ntabwo ndatinda ndafata amasaha 2 gusa. Jesus amasaha ngahe shehe? 2. Shehe narabikubwiye ko atari nje byatangaje gusa usiga ufata ibintu ukabihinira mu masaha 2. hari abama babishaka birambuye barari buriya singuri wa mbere ararekaranye kamfata ya masaha 4 yanjye ndizimuze. Inarira shehe wabikoze mu ncama nta kibazo reka mbikore murata. hari uwo bibangamiye ntawe rwose tabihene mba nigende. Bayisilamu bagenzi banjye rero idini rya Islam ridutoza gukundana. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Mugiye dutegereje kurya saa 12. Yunus ibintu bari kuvuga hanga ngo kurya ni sangahe n'ibiki? Saa 12. Yego. Nibwo nyine mu gifungo bari. Kuki? Kubera iki? Nukuva mu gifungo abasamu ku manywa tuba turi gusenga. Ukaye saa 12 z'umugoroba. Akumiro ni korosi bya Rwama. Mwana usaba ndabavunga. Wetegereza nabiyo bagiye gufutura bafuturira rimwe. Sawa. Reka buduragira icyo atubwira mu gihe tugitegereje ifutare saa 12. Ngakashobotse. Mwiriwe nanone. Mwiriwe. Ndagira ngo sindajya muri byinshi. Abari mwese muzi imyitwarire igomba kuturanga muri iki gisibo. Iwacu nta muntu wigeze yiyahura. Iwanyu bariyahuye sindemereye umuntu. Ahubwo shehe ndabona amasaha yatujyanye. Yanagiye da. Rukoze kubw'ihene ariko reka dutahe. Reka ntidusuzugure shehe. Ariko nanjye gomba gusangira ifutari n'umuryango. Wagenda nta kibazo. Abdul nabo utabikana se? Gatandika ubutsinga mu menyo. Watashye kwava ku wundi mwana. Bose babigenze byo. Shehe mba nibutse uburyo ibirara byo muri quartier bitukana. Ariko hagati aho saa 12 dore zageze. Shehe mucoma ngo imvura imufatiye mu nzira. Sinzi ukuntu turateka rero. Ibi ni ibintu bitanu umugabo ufite ubwenge agomba gutinya. Ibintu bitanu umugabo agomba gutinya, icya mbere ni Imana, icya kabiri ni inzara, icya gatatu ni leta n'amategeko, icya kane ni umugore watunze amafaranga, icya gatanu kandi ugomba gutinya kandi ukanahabukura umugabo ni umukobwa amaze kumenya ko afite ikibuno kinini. Umuntu ushaka umukozi wo mu rugo wizewe kandi uzakaza arambwira. Ikindi umuntu ushaka kuzamura YouTube y'ibintu by'amaviews n'amasubscribe n'amawatching time arambwira 0786551146 tuhita tubikorana. Iri ni itangazo rireba abantu bakunda kureba filime. Mambo vipi bimeze bite nyuma Umuhungu w'Abanyarwanda Rokiki Mwoma afatanyije n'ibindi byamamare bakomeje uruganda rwo kunyuguza amaso y'Abanyarwanda bayakuramo ibiroho by'amafilime barebye adasobanutse. Ubu kuri website eastflix.tv bahise basohoraho filime yitwa Umujinya w'umusirikare. Icyo ni note y'ibihumbi 5 ugenda urebe iyo filime. Kutayireba ni ukunyagwa zigahera. Ese ubundi tuzabwirwa n'iki niba mudufana kandi nta kintu cyacu musapotinga?
yahuzo wewe ugize ngwi ayemite mi ukavuna umutima w'umuhungu ngo mubyongere kwimbona imvune bitugu buryo muje. Iri tangazo rero abagore bamara kubona amafaranga bagatangira kubona abagabo nkaho nta kintu bamaze. Na n'ubu turakibaza aho ubu bunyamusozi mwabukuye. Umugabo umaze gutunga amafaranga yigwizaho abagore, ariko umugore umaze gutunga amafaranga yikuraho abagabo. Ndagira ngo umenyeshe ko ubuzima uzabaho bwose uzakenera umugabo, uzakenera kubyara, ubone nubwo wakwiteza intanga uzakenera intanga y'umugabo. Ngaho uzakiramo y'ingurube turebe. Sakuma people ni wa muhungu wanyu buri nguna n'ikiye buri nguna ushaka kwamamaza kuri 078325 rimwe 7 pawo. Ibi ni ibimenyetso bigaragaza umukobwa utakizi ugiye igice cya kabiri. Nanone nubwo n'ibimenyetso ngiye kukubwira uzamenye ko umukobwa bibarizwaho yatandukanye n'ubusugi. Icya mbere kuba afite tentire, icya kabiri kuba nyereza imisatsi neza neza ikamera nk'imbeba yaguye mu mazi, icya gatatu utumoto twa hato na hato kandi utazi gahunda agiyemo, icya kane nubona ziranye n'abamanaja b'utubari barenze 3 cyangwa 4 uzahita uvuga ati me ubusugi nawe barangana. Umuntu ushaka umukozi wo mu rugo wizewe kandi uzakaza arambwira. Ikindi umuntu ushaka kuzamura YouTube y'ibintu by'amaviews n'amasubscribe n'amawatching time arambwira 07865554 bita tubikorana. Iri tangazo nanone rero abakobwa. Igihe cyageze ngo abakobwa n'abategarugori bitabira ibintu byo gutwara amamodoka no kubyiga. Cyangwa bazavuga niba baradwariye twe nk'abagabo tukajya twitwarira amamodoka bo bakitwarira amada. Itangazo genewe abanyarwanda mwese mukurikiranye igikombe cy'isi. Banyarwandakazi turagira ngo tubamenyeshe ko ikipe yanyu ari Amavubi. Iyaba rwatubyaye na ba Haruna niyo nzima. Ibyo muri kwigira byose bari kubareba. Turagira ngo tubamenyeshe ko ibyishimo muri guhabwa na Messi na Cristiano hamwe na Neymar mwabipakira mu kigega cyanyu mukabiheza. Kuko aba bahungu bacu b'Amavubi ubwo bazaba bakandagiye mu kibuga bazabibanyaga mu kanya nk'ako guhumbya. Abasore bo muri imihanda rero bamaze gusara bitewe n'ubutumwa bakiraga bugira buti Sheri wanyweje ovemiri zo gukoresha imisatsi. Abasore baturutse imihanda bariyegeranya bafata umwanzuro ugira uti niba uri umukobwa ukaba uzi gukora akazi kaguhemba umushahara uri hejuru y'ibihumbi 200, aho ngaho wemerewe gusaba amafaranga yo gukoresha imisatsi, nandetse umuhungu akagupfa gasona akaba yanakurengerezaho n'icumi ryo gukora inzara. Ku bakobwa bo bahembwa umushahara uri munsi y'ibihumbi 100, umukunzi wabo ashatse yajya bapfa gasona akabakubita ibihumbi 2 byo kugura porodowi. Abadafite akazi bo ubwo bwiza butabahesheje akazi bajye bicara bazi ko butabahesha amafaranga yacu. Imyanzuro yafashwe haruguru ni y'abasore bataranywa ku ifege. Ubundi umusore wanyweye ku ifege waba nakubwira ko umukobwa utaragwa ku gaturu ubundi ntiyakaba yakwaka n'igiceri cy'10. Ahubwo ubu tuvugana ubu hagaze mu mudugudu wa Muzutu. Uyu ni mudugudu wa Muzutu. Agiye kudutemberera twereka ibyiza biri hano mu Muzutu. Ya hano mu Muzutu twiteje imbere tutagiye kure. Iyi ni imodoka nigeje. Ushatse naza gutembereza umudugudu ntwaye ntarebe nagwana kare. Ndatwarwa. Oya. Wongera unyange. Wongera unyange. Abusa munguru kunshaka iki kono. Wari ukusha kunsabya mwabara abahungu ngo ndigihungu cy'ibikote. Oya. Yego. Ndigihungu cy'ibikote. Ndigihungu cy'ibikote. Oya. Ingo. Oya ntabwo bigeze bivuga. Ngo ndimbwa ngo ndakabwa. Oya. Ndakabwa. Cyabari ukubona nje harami. Cyazo uteye nabi. Ariko we cyama nkazakubona nko muri dushe wambaye ubusa nkahita nkufotora n'uwo mubogi wawe. Cyagwa humura rero ngewe umubuno wawe ndawufite umanitse no mu kirere ahubwo. Ndavanga postinga WhatsApp stati kujya kuri Instagram, TikTok hose uriyo. None nzarebe uzancikira. Ko kimeze gusa. Nitabye judge. Kwitaba Imana amabere ya. Yoyo nguyu wabonaga nakureba. Vuga ibyo vugishwa vapo ufitiye Imana. Yo gusetsa abantu bagaseka. Abo ngo nagara wamuzanye. Mukura he? Ngaho seka turebe.
mbasetse. Go, 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 shorty. It's your birthday. Awe ni bugari. Iki kiganiro mana ukide bone stante bone guy. Iki kiganiro ukiyoborere kubera kushobora byose. Hayiwe na feza na zahabu na kintu na kimwe twabona. Ariko imitima imenetse imbere y'amaso yawe. Turakwinginze mana. Jeni Kinyarwanda niki? De bone stante bone guy. Turatuje imbere yawe. 1, 2, go! No. 1, 2, go! 1, 2, 3, go! Eregura narimenye. Ka uri kwihiga wa mugabo. Uri kwihiga. Ufite ibintu biri kukugendamo. Ariko nsa wajura nk'inzoga usibuye. Ariko uri kuzibisha ndi hano ngaho. Ngo nzibe. Ngo nzibe. Ariko mureke turebe. Buretse ngo nzibe. Isoni. Ayimbwa. Ngo nzibe. Ngo urafite turavuga ngo nzibe. Ngaho noneho nanjye bimbwire. Noneho nawe se. Bana ba mama ndumva amagambo yanyu nkumva nanjye nshaka kurira. Kandi nibeshye ngo mfite aho nkora. Uradekana kumvyimba nyine. Cyakora kuza Kigali ni nko guhungira ubwayi mu kigunda. Magorwa rero ntiriwe mvuga menshi. Uje kugwiza umubare w'ibisambo. Kwiki? Uje kwicana no guca amashu. Icumbi ryawe rero mu mateme. Humura rero sinshaka kuba igisambo. Mfite amaboko sinabura akazi. Naho we madamazera uje uri inyama y'ibisiga. Oya wishaka kuntuka. Ni wisiga kazumba turuka rushabera izo bidahanda. Ufite ipantaro ikwegereye. Kandi ugendera ku bugenge. Uzaba baye kigenge. Uri kirumbu se by'abari b'i Rwanda. Uri indaye ndara mazenga. Ibyo mbigukuriyeho ntabwo nzabindaye. How fast do we have this? Hey, y'all, come look at this. Muramubona ibyo akoze rero ntibibaho nta marorerwa. Ufite ubushobozi wakura abanyamurenge asigaye muri Kongo ukabazana. Yabivuze. Okay. Wabivuze ari rwa rurimi navuga hakurya asigaye bavuga ngo rwanyereye cyangwa niko byari bimeze. Ntago rwanyereye. Oya njyewe navuze ibintu byose nateguye kuvuga. Okay. Ubu bihagazeho. Bihagazeho cyane. Ko wakura abanyamurenge muri Nabahakura. Yeah. Why? Kubera iki? Ibingu byacu bimwe ndi mukubibona ngaseka umwe natatara ngo niterambere no kikama gifukama gutya kikama ngo alliance bamuza bavuga bikandi kama gifotoza ifoto kubera muri mu gufuka babasha muri mu gufuka miri agakobwa karagase kama kera gutya ukwamvuga mamiro ka Muzamwe tamwiye confident Abanyamukunzi mwiza Nyangunze naramumenya Nyonyi marakumumenya Nasanze ari inshuti nziza
ritabura kuboneka mu byago no mu makuba waba uri mu mahoro ntabwo mukaba muri kumwe uyu mubona ni murumuna wanjye tuba twaje kugira ngo twirebe kandi mudukunde murabona dukeye se mutere komenti komera murumuna wanjye witwa nde Dusabimana Daniel none se waba uzi uwo muri gukorana kuri runo rubuga rwa TikTok yitwa nde Serikeye Jean Baptiste yize urabona yuko nari nagiye kwa muganga wari urwaye none nase nakuba ningiye kwa muganga kuko nkuma ndibwa nagiye rero bace barampima bace basanga mfise inda mugamarike utingwiki urabona yuko nari nagiye kwa muganga none bampimye bace basanga mfise inda yo ikirori rankorokeye ko mwana bye ntibabyumve aho nashatse kubwira umugambi nkabona ukuri kw'Imana icyo reka ndabigira gute ngaho ongera turi imbere kakora gato k'indirimbo yawe Naomba na guhorera ande, naomba amarera ande.